Hello, muraho neza, murakaza neza kuri sheni yacu, sheni tuboneramo ibintu byinshi byiza bigiye bitandukanye, uburyo wasa neza ku ruhu, uburyo wafata neza umusatsi. So uyu munsi rero nagarutse mbazaniye produit nziza cyane, dore murabona yuko nayihambuye, ngiye kubabwira utuntu n'utundi tugiye dukubiyemo, uburyo wayikoresha kandi n'icyo yamara hehe ku musatsi wawe. So iyi produit ni nziza cyane, wayikoresha, ni produit nsirimu, produit wabona ahantu hose hagiye hatandukanye kandi ikagukorera neza umusatsi wawe. Umusatsi wawe uwo ari wo wose, waba uw'ubwoko bugiye butandukanye, tuzi ko nigeze kubabwira umusatsi w'amoko agiye atandukanye, 4A, 4B, 4C. So rero iyi produit ikora kuri iyo misatsi yose y'amoko iyo ari yo yose, mu gihe ushaka ko umusatsi wawe urambuka cyangwa se ukaba gutya. Iyi produit rero bayita Queen Jazara, ikubiyemo oliva, igakubiramo na coconut oil. Ibyo ni ibintu usangamo muri iyo, nk'uko ubushize nigeze kubereka produit ya oliva. Wayikoresha nayo ni nziza cyane, ariko ni nziza cyane. Uramutse ubuze iyo ya oliva, wahitamo n'iyi Queen Jazara, igagukorera neza cyane ku musatsi wawe. So rero nayo naho bitandukaniye cyane, nk'uko nabasobanuye olive oil naho bitandukaniye uburyo wayivangira. First of all, hari akagakireme ka Activa. Akagakireme uragahambura ukakavangira muri iri cupa, baba baguhaye agati mo imbere cyangwa se n'utuga wambara kugira ngo ubashe kuyivangira, ukayivangira, then umusatsi wawe ukaba wawutunganyije. First of all, ukamubwire ikintu cyiza cy'ingenzi, niba ugiye gutera produit, icyiza niba uhambuye ibisuko byawe, banza umusatsi wawe uhite uwutera produit utarawogamo, nibwo produit ifatamo neza kandi ikameramo neza ahantu hose, ugasanga umusatsi uranoze. So rero mu gihe uhambuye ibisuko cyangwa se umusatsi wawe umaze igihe utarawogamo, wayisigamo ukayivangira, then umaze gusigamo wumva yuko unoze wakoresheje ibisokozo byiza bigiye bitandukanye waba ufite, cyangwa se waba ari ibisokozo cyangwa se niba wakoresha igisokozo waba ufite cyose, kuba kigukorera neza. Ariko igihe uri gutangira wakoresha iki? Mu gihe uri kurangiza, uri gukora finisage, ugakoresha agasokozo k'amenyo matoya kugira ngo bikugendekere neza. So rero ubwo kano urakavangira ugasiga, then wamara gusiga umusatsi wawe umaze kunoga, ukajya muri dushe. So muri dushe usangamo iproduit ibisa gutya muri aka box. Iyi ni shampoo, uyikoraho ukayisiga mu mutwe kugira ngo ubone urufuro, then ugasa nk'uwogamo neza, ushima ahantu hose, ukagerwamo umusatsi neza. So rero ubwo urangije kogamo iyi shampoo, umusatsi wawe umaze kunogamo, ubwo uhita ukoresha masike nayo uyisigamo, then nyuma y'iminota nk'icumi ugasigamo iyi condition, akananga condition nako ukahita ugasigamo, then after warangiza usigamo nk'iminota 10-15, bigufata umwanya ukogamo n'amazi meza cyane, umusatsi wawe ukawutegura, ukawumutsa. Waba aya mavuta yabugenewe waba uyafite, cyangwa se waba ubona ko umusatsi wawe utanoze neza bitewe n'aka shampoo, ushobora no gukoresha n'indi shampoo, ariko before ubanje gukoresha izi shampoo, umusatsi wawe ukumuka ukamera neza cyane, then nyuma ukaza kureba amavuta waba warageneye umusatsi wawe. Ngenda mbereka amavuta agiye atandukanye wagenera umusatsi wawe, kandi umusatsi wawe ugasa neza cyane ku rwego rwiza cyane. So rero iyi produit ni nziza cyane, iragufasha kurambura umusatsi cyangwa se koroshya umusatsi ku bantu bagira umusatsi ukomera cyane. Koresha produit nziza cyane z'insirimu kugira ngo ubashe kubona ibintu byiza cyane, cyangwa se result nziza cyane mu musatsi wawe. So ikindi kandi, niba wifuza gukoresha amavuta meza cyane abasha gukuza umusatsi, kurikirana video y'utaha kugira ngo ubashe kubona amavuta meza cyane. So rero ndabashimira kuba mukomeza kunkurikirana, nababwira ngo mukomeze
kugubwa neza, kandi ibintu byo mwumva mushaka ko nabereka mujye mwandika muri komenti. Niba uri uwa mbere hano wakanda like, subscribe. Ni ahantu hato, ni ibintu byoroshye, ntabwo bitwara iminota myinshi kugira ngo dukomeze ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi ngenda nyuza kuri ino isheni nyuzaho ibiganiro byo gusa neza ku ruhu ndetse no mu mutwe. So rero nkurikirana 5/5 ntucike ikintu cyose, kandi ubaye ubikeneye uri mu Romani wanyandikira bikakugeraho aho waba uherereye hose muri Romani. Mu Rwanda wanyandikira nkakurangira aho ushobora kuba wazikura kandi ukabona ibintu nziza cyane zigukorera neza. So mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Ciao ciao.